yabyaye afite imbaraga. Haleluya. Waraza aramwegera. Yego. Urumva kumwegera nanone abaye nka wa mugore w'imyaka 12 nawe wafashe kuri Yesu. Turimo turavuga ku nyigisho yo kwegera Kristo. Mariya nawe yaramwegereye. Ntiyatumye, yaraje aramwegera ati umva vino yashize biragenda gute, ikimwaro kiradukoze. Ari igihe ikimwaro kiba kigiye kudukora, ariko yuzi ngo ufite Kristo, wamenye nk'umwami n'umukiza, nta kimwaro kigomba kugukora na kimwe. Haleluya. Na kimwe. Imana ishimwe. Mariya abonye ikimwaro cyageze mu bukwe, abwira umwana ati bimeze gute ko vino ishize. Yesu nta gahunda yari afite yo gukora igitangaza. Aramubwira ati jewe mubyeyi tubigendanemo gute. Hafi hari kubamo na fight no gutongana. Aramubwira ati gihe cyanye ni kiragera, ariko ndashaka kugira ngo ari igihe cya Yesu kiba kitaragera, bitewe nuko wamwegereye akibwiriza. Noneho Mariya ndamushima, yahise abwira abahereza ati cyababwira mukora icyo. Yesu kumwegera ni kimwe, no kumenya uburyo akora ni kimwe. Kumenya protokolo y'ijuru. Ijuru rikora rite? Ijuru rikora sangahe? Ese ijuru riratwumvira? Ese ijuru twabigenza gute kugira ngo habe ibitangaza? Nicyo cyabaye. Kandi Yesu atwiyereka mu gihe habaye igisaro ndakora. Haleluya. Ikintu nkundira Yesu rero, amen, mumateke nukubera ko Yesu ntabwo ajyaza mu gihe abona hakiri inzira y'ibintu bishoboka. Haleluya. Yesu aza nta nzira ihari. Ageze muri ubu bukwe bw'Ikana, haleluya, yahageze abageni cyangwa abakwe ikimwaro gisa naho cyabegereye. Yesu ashimwe kuba watumiye abantu mu bukwe bwawe barangiza bakaba ikintu cyo kunywa. Haleluya. Rero Yesu ajya abasha kwenterivona mu gihe nta nzira ihari y'igisubizo. Yesu ashimwe. Ahantu hatari inzira, aho Yesu arahaza kandi agakora ibintu bimenyekanisha ko ari Imana. Nta kintu na kimwe Imana igikora kidayigarurira icyubahiro. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Mariya yamenye imbaraga ziba mu mwana we. Nubwo igihe cyo gukora kitari cyagera nk'uko Yesu yabimushubije, ariko Mariya nk'umubyeyi w'umwana yarazi ko yabyaye umwana udasanzwe. Yarazi ko afite Imana mu ruhande rwe. Rero nta nubwo yashoboraga no gukoresha itegeko nk'umubyeyi akanamuhamagara ati muhungu wanjye turabona ibintu hano byadushiranye, wagize ikintu dufasha, ariko yaraje aramwegera. Haleluya. Kwegera Yesu. Kwegera Yesu. Yesu ashimwe. Yaraje yegera Yesu. Wowe rero udukurikiye, kuba Yesu umwumva, umufite, ugize gute, biragusaba ko wongeramo imbaraga zo kugira ngo umwegere. Uze ube hafi ye, uze umwegere uvuga uti ese ko mbona mfite ibibazo, ibi nibi ubidetermine, ubivuge mu mazina yabyo. Yesu azaza. Yesu ntago Mariya ajya kubwira Yesu, ntabwo yigeze avuga keke, yavuze vino. Haleluya. Yabivuze mu izina. Igihe kirageze ngo tujye dusenga amasengesho yacu kuko ari yaduhuza n'Imana, ariko ugende niba ari inzu usaba uyisaba Imana, uvuga uti ndashaka iyi nzu. Niba ari minerivare kujya imbere y'Imana uvuga ngo urabizi Imana, urabizi Imana ibintu izi ni byinshi natwe ubwacu gatuza, ariko mureke dusenga Imana. Niba ari vino ni vino. Tuvuga ikintu uko kiri n'umugati. Wowe dukurikiye ukeneye umugabo, genda ubwira Imana, wiyibwira imyaka yawe, nta kintu bibwiye Imana, ahubwo genda ubwire ngo Mana igihe kirageze nkeneye umugabo, igihe kirageze nkeneye umugore unkwiye. Kuko Yesu ntabwo ajya akora ibintu by'igisebo. Haleluya. Kuko ahantu agaragarira hose abaje guserura abantu basebye. Yesu ashimwe. Mariya rero ngiye yaranejeje cyane. Amen. Umuntu umenya akamenya n'igihe cy'umwana we cyo gukora ibitangaza ko cyageze. Bivuze ngo dukeneye kumenya abana bacu ibyo bashoboye kandi tukabibasunikamo kugeza basohoje mission. Turabona Mariya yari umubyazi, yabyaye mu mubiri, ariko yakomeje no kubyaza Yesu. Haleluya. Kugeza byaye igitangaza cya mbere aritinyuka. Rero hari abantu turabaramukije mu izina rya Yesu, abakunzi bacu badukurikirana ari kuri TikTok, ari kuri YouTube,
nukuri mukomeze musubscribing ku murongo wa Light from Heaven Ministries. Rero tunezerewe nanone ko tugiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko twabanza kubibwira. Amazina nitwa Peggy Hope Asimwe, ndi umubyeyi w'abana 4 n'umugabo. Amen. Amen. Amazina nanjye ni Gakwisi Jani, ndi umumama mfite abana 3 b'abakobwa. Imana iduhanisha, tubaha ikaze na karibu muze tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu muyoboro dukoreraho turabashishikariza kujya mudukurikira. Imana ibahe umugisha, bakora subscribe and share. Amen. Rero Gakwisi ari igihe umuntu yigisha ijambo kuko ari umwigisha, ukumva wakwigisha kuko ubyemerewe cyangwa ufite uburyo, ariko ijambo tugiye kwigisha uyu munsi ni iryanjye nawe. Amen. Kandi numvishe ryankozemo umurimo, niyo mpamvu rero iki cyigisho mugikunde kandi mugitega amatwi, kuko harimo ibyo Kristo, hari message yaduhaye kugira ngo tugeze ku bantu b'Imana. Amen. Mariko ibice 5 umurongo waho wa 27 kugeza aho hepfo ku 29. Imana ibahe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo, yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Kuko yaribwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Shalom. Ari igihe tujya dukira tukabyibwira, tutavuye kwa docteur, tutavuye mu bahanga n'abandi, ariko kumva ko kuko wakoze kuri Yesu bihagije. Ariyo nyigisho turimo kwiga ivuga ngo kumukoraho, kumwegera, kubana nawe, kumubira iruhande, bituma dusubizwa byihuse. Abantu babyanga babyemera, bigomba kubaho. Kubana na Yesu ni ubutsinzi. Nta muntu wegereye Yesu ngo agenderaho, upfa kuba wamwegereye. So uyu mubyeyi ngo yumvishe ibya Yesu gusa, yumvishe ijambo Yesu arakurikira nawe muri cya kivunge cy'abantu akoraho arasubizwa. Bivuze ngo gukora kuri Yesu tumukoreshaho amasengesho yacu, gukora kuri Yesu tumukoreshaho imbuto twera, gukora kuri Yesu tumukoreshaho ijambo ryera dusoma rikatubeshaho. Uko wegera Kristo niko urushaho kugirirwa gute? Kugirirwa neza, ugatabara. Hari abantu benshi baheze mu bibazo n'ingorane n'amakuba, ariko icyo nababwira ngo ikintu cyagufasha n'iki gusa, uziruka inyuma y'abantu bazaguha amasezerano ntibayasohoze n'ibindi byinshi, ariko kwegera Yesu nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bw'abakristo. Waba ukijwe waba udakijwe, kumwegera, ariko dukizwe nicyo cy'ingenzi. Uyu mubyeyi wacyumva inkuru za Yesu, haleluya, kumva gusa yahise we yizera ko akize, yahise yumva ko yakiriye gukira mu buzima bwe, ashyiramo ikintu cyitwa imbaraga. Haleluya. Bivuze ngo ni Imana ishakwa ikabonwa. Haleluya. Kuko iyo kumva ni kimwe, no gushaka ni ikindi, no gushyiramo ubushobozi bwo kumwegera ni ikindi. Bivuga ngo mwebwe mudukurikiye, reka dushiremo imbaraga zo kwegera Yesu. Kumwumva twaramwumvishe, ariko habuze ikintu cyitwa kumwegera, kumukoraho. Yesu ashimwe. Nicyo cyatumye umubyeyi atitaye ku cyago yari afite, atitaye ku burwayi bukomeye. Abantu badukurikiye murabyumva, abantu mudukurikiye muri kumva icyo kintu yari arwaye kuva. Yesu ashimwe. Ngo yari umugongo, cyari ikintu gikomeye kandi yari amaranye igihe kirekire. Ahari yarameze nk'umuntu udagifite n'amaraso mu mubiri, tambaraga yari afite, ibye byaramushizeho. Yesu yaje nka option ya nyuma, avuga ngo noneho kangerageze nkore kuri uyu muntu numvisha ko ibitangaza, ahari aho nanjye yangirira neza. Ariko rwari urugamba rukomeye, kuko ngo abantu bari benshi, byamusabye
kujya muri icyo kivunge arabyigana amukoraho ngo niko Yesu yahise ahindukira arabaza ninde unkozeho. Noneho baramubwira ngo ariko se abantu ni benshi nta muntu ugukozeho, ariko Yesu yari yamenye ko hari umuntu wamukozeho ngo imbaraga zari zimaze kumugabanyukamo. Imana ishimwe. Ntabwo gukora kuri Yesu ntagutaha uko waje. Bivuga ngo Yesu iyo wamugezeho hari ibintu bihinduka automatic. Hari na stock y'imbaraga nyinshi afite, abategereje umuntu uri buhirimbane kurenza abandi. Noneho za mbaraga ngo zikamugabanyukamo kugera imbere ya Yesu. Yaba yaguhaye audience yaba atayiguhaye, byanze bikunze upfa kuba wamugeresheje isengesho ryawe, upfa kuba wamugereshejeho ingeso nziza, upfa kuba wamugereshejeho gukiranuka kwawe. Amen. Na audience nta gahunda mufitanye, upfa kuba wamugezeho kuko uriya mu mama nta gahunda bari bafitanye, ni ikibazo cyamujyanye ngo ariko akanya Yesu yumvisha imbaraga zigize gute zimugabanyutse. Rero Yesu aragutegereje ngo umwegere hagira imbaraga zimugabanyukamo hanyuma ugirirwe neza. Yesu aragutegereje kugira ngo numwegere hagira imbaraga zimugabanyukamo ubone urubyaro. Yesu aragutegereje kugira ngo hagira imbaraga zimugabanyukamo agukize ubushomeri. Imana ishimwe. Hari uburwayi bukurembeje umaranye imyaka myinshi, hari ibibazo ufite umaranye imyaka myinshi, hari ubushomeri, hari ukubura akazi, hari ubukode, hari minerva z'abana, ibyo kurya by'abana, hari ibibazo byinshi bikugarije, ariko Yesu ateze amaboko kugira ngo uzumukoreho. Haleluya. Urasabwa wowe imbaraga zawe kuko Yesu warahari. Kandi imbaraga zifite nyinshi kuko niba yarumvisha zimugabanyutsemo nukuvuga hari nyinshi zisigayemo, ariko kuko amwegereye zimuvuyemo byanze bikunze. Rero izi imbaraga yo zimugabanyutsemo dukira ibyaha, imbaraga yo zimugabanyutsemo tubona umugisha, izi imbaraga yo zimugabanyutsemo ibyanze byose birebera. Tuve mu bute, tuve mu bitotsi, tuve mu bunebwe, twegere Yesu, tuvutane, dushiremo imbaraga, dukotane. Haleluya. Mu mubyigano tugende kuko Yesu warahari kugira ngo tumukoreho. Bivuga ngo Yesu nubwo yiyumvishemo ko ari imbaraga zimugabanutsemo, ahubwo ni ibisubizo afitiye abantu. Ikindi nanone gakwisi aba bantu bose babyiganaga bari benshi, kandi ndatekereza harimo abarwaye kanseri n'ibibyimba n'ibiki. Ariko bitewe n'umutima uyu mubyeyi yazanye avuga ngo ngenda mukoraho rwose numve nyize, yakiriye igitangaza cye abandi bakimubyiga bakimukoraho, ariko yumvishe gukorwaho n'uyu mugore bitandukanye n'abandi bamubyigaga. Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Yesu nushimwe. Kuko uyu mubyeyi akibyigana akabyigana agasesera, mu bigaragara nta mbaraga yari afite kubera uburwayi yari amaranye igihe, ariko ntabwo byamuciye intege kuko yari azi ko kugera kuri Yesu gusa we niyo yakora ku myenda ye, kandi niko igitangaza cye cyaturutse ku mwenda wa Yesu Kristo. Bivuga ngo Yesu ibintu bye byose bikora ibitangaza ku buzima bwacu. Reka tumushake, tumwegere, ateze amaboko kugira ngo abashe kudusubiza mu bibazo byose tugiye dufite. Yesu ashimwe. Ntago ari we gusa wegereye Yesu abona ibitangaza. Yesu afite abantu benshi bagiye bamwegera babona Imana. Gusa umuntu wese wegereye Yesu byanze bikunze abona iki? Imana. Tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana rigaragaza undi muntu wamwegereye. Kwegera Yesu bizana ibisubizo byihuse vuba vuba, n'igisubizo kitari gukorwa kikabaho. Natwe twifatiye ingero nyinshi, buriya yuri mu ntege nkeya birakugora no gusenga, ariko igihe usenga ukegera Imana umva uri mu kirere kidasanzwe, nibwo kenshi ibitangaza by'Imana biba ku buzima bw'abantu kuko babashije gutobora ijuru tukigererayo. Haleluya. Tugiye gusoma rero muri Yohana ibice byaho 2 umurongo waho wa 3 haravuga ngo nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Amen. Ubu bukwe bwari ubukwe bw'Ikana, vino irashira. Ngo Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute, igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mu gikore. Haleluya. Nyina wa Yesu bamubwiye ngo vino irashize,
yibuka ko umwana yabyaye afite imbaraga. Waraza aramwegera. Urumva kumwegera nanone abaye nka wa mugore w'imyaka 12 nawe wafashe kuri Yesu. Turimo turavuga ku nyigisho yo kwegera Kristo. Mariya nawe yaramwegereye, ntiyatumye, yaraje aramwegera ati umva vino yashize, biragenda gute? Ikimwaro kiradukoze. Ari igihe ikimwaro kiba kigiye kudukora, ariko yuzi ngo ufite Kristo, wamenye nk'umwami n'umukiza, nta kimwaro kigomba kugukora na kimwe. Haleluya. Na kimwe. Imana ishimwe. Mariya abonye ikimwaro cyageze mu bukwe, abwira umwana ati bimeze gute ko vino ishize? Yesu nta gahunda yari afite yo gukora igitangaza. Aramubwira ati jewe mubyeyi tubigendanemo gute? Hafi hari kubamo na fight no gutongana. Aramubwira ati igihe cyanye ni kiragera, ariko ndashaka kugira ngo ari igihe cya Yesu kiba kitaragera, bitewe nuko wamwegereye akibwiriza. Noneho Mariya ndamushima, yahise abwira abahereza ati cyababwira mukora icyo. Yesu kumwegera ni kimwe, no kumenya uburyo akora ni ikindi. Kumenya protokolo y'ijuru. Ijuru rikora rite? Ijuru rikora sangahe? Ese ijuru riratwumvira? Ese ijuru twabigenza gute kugira ngo habe ibitangaza nk'icyo cyabaye? Kandi Yesu atwiyereka mu gihe habaye igisaro ndakurahiye. Haleluya. Ikintu nkundira Yesu rero, amen, mu mateke, ni ukubera ko Yesu ntabwo ajyaza mu gihe abona hakiri inzira y'ibintu bishoboka. Haleluya. Yesu aza nta nzira ihari. Ageze muri ubu bukwe bw'Ikana, haleluya, yahageze abageni cyangwa abakwe ikimwaro gisa naho cyabegereye. Yesu ashimwe kuba atumiye abantu mu bukwe bwawe barangiza bakabura ikintu cyo kunywa. Haleluya. Rero Yesu ajya abasha kwenterivona mu gihe nta nzira ihari y'igisubizo. Yesu ashimwe. Ahantu hatari inzira, aho Yesu arahaza kandi agakora ibintu bimenyekanisha ko ari Imana. Nta kintu na kimwe Imana igikora kidayigarurira icyubahiro. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Mariya yamenye imbaraga ziba mu mwana we. Nubwo igihe cyo gukora kitari cyagera nk'uko Yesu yabimushubije, ariko Mariya nk'umubyeyi w'umwana yarazi ko yabyaye umwana udasanzwe, yarazi ko afite Imana mu ruhande rwe. Rero nta nubwo yashoboraga no gukoresha itegeko nk'umubyeyi akanamuhamagara ati muhungu wanjye turabona ibintu hano byadushiranye, wagize ikintu dufasha, ariko yaraje aramwegera. Haleluya. Kwegera Yesu. Kwegera Yesu. Yesu ashimwe. Yaraje yegera Yesu. Wowe rero udukurikiye, kuba Yesu umwumva, umufite, ugize gute, biragusaba ko wongeramo imbaraga zo kugira ngo umwegere. Uze ube hafi ye, uze umwegere uvuga uti ese ko mbona mfite ibibazo, ibi nibi ubidetermine, ubivuge mu mazina yabyo. Yesu azaza. Yesu ntago Mariya ajya kubwira Yesu, ntabwo yigeze avuga keke, yavuze vino. Haleluya. Yabivuze mu izina. Igihe kirageze ngo tujye dusenga amasengesho yacu kuko ari yaduhuza n'Imana, ariko ugende niba ari inzu usaba uyisaba Imana, uvuga uti ndashaka iyi nzu. Niba ari minerivare kujya imbere y'Imana uvuga ngo urabizi Imana, urabizi Imana ibintu izi ni byinshi natwe ubwacu gatuza, ariko mureke dusenge Imana. Niba ari vino ni vino. Tuvuga ikintu uko kiri n'umugati. Wowe dukurikiye ukeneye umugabo, genda ubwira Imana, wiyibwira imyaka yawe, nta kintu bibwiye Imana, ahubwo genda ubwire ngo Mana igihe kirageze nkeneye umugabo, igihe kirageze nkeneye umugore unkwiye. Kuko Yesu ntabwo ajya akora ibintu by'igisebo. Haleluya. Kuko ahantu agaragarira hose abaje guserura abantu basebye. Yesu ashimwe. Mariya rero ngiye yaranejeje cyane. Amen. Umuntu umenya akamenya n'igihe cy'umwana we cyo gukora ibitangaza ko cyageze. Bivuze ngo dukeneye kumenya abana bacu ibyo bashoboye, kandi tukabibasunikamo kugeza basohoje mission. Turabona Mariya yari umubyazi, yabyaye mu mubiri, ariko yakomeje no kubyaza Yesu.
Hallelujah. kugeza byaye igitangaza cya mbere aritinyumuka. Rero hari abantu dukeneye mu rugendo bameze nka ba Mariya batuma tubyara tutari tuzi ko ubushobozi buturimo. Imana ishimwe. Icyo kintu rero buriya ni ukugira ihishurirwa. Rega mu Kristo wowe udutegereje uturi kudukurikira uri gukurikira ijambo ry'Imana, harasabwa kugira ngo usabe Imana iguhereze ihishurirwa, nange rimpereze nawe riguhereze, kugira ngo buri muntu wese mu gikagezemo cyo kwizera Imana. Bivuze rero Yesu yakoranaga n'abanyahishurirwa. Nyina yari ariho umwuka w'ihishurirwa, agahishurirwa kugira ngo ya misiyo, hari misiyo zabo zijya mu butaka kuko abantu babyawe n'abagore batari ba Mariya, ariko haracyari ibyiringiro. Wavutse ku muntu utazishurirwa, niyamenye uburyo akurera ngo aguterure neza, niyamenye uburyo icyerekezo yagushiramo, ariko Kristo arimo aravugana nawe ngo nubwo utavutse ku mugore umeze nka Mariya wihishurirwa, niwegera Yesu n'ubundi haracyari ibyiringiro, umwegereye wese amugirira neza. Imana ishimwe. Iri jambo rero ahanini turavuga ku kwegera Yesu. Uko umwegereye, Mariya yaramwegereye abona igisubizo, vini iraboneka. Hanyuma umugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo yegereye Yesu ahita akira ako kanya. Haleluya. Ariko nanone ndashaka tuvuge ku bagore babiri nabo kubwanjye nabita abapfapfa babanye na Yesu. Ndavuga Mariya na Marita, babanye na Yesu ngo bari best friends. Umva byari biryoshye. Musaza wabo yahoranaga yicaranye na Yesu ku ntebe, bari inshuti. Ngo ariko reka musaza wabo apfe, aho kugira ngo basange Yesu aho yari yaragiye, ngo batumyeho. Turimo turavuga ku kwegera Yesu, ngo batumyeho batume kuri Yesu. Yesu amaze kubimenya ngo yasibiye kabiri. Mu gusibira kabiri, Mariya na Marita ibyiringiro birashira. Wa muntu bazi ko afite imbaraga kuko batamwegereye batumye. Natwe ari igihe dutuma ugasanga ibisubizo byacu biratinda kuko twatumye. Ngo Yesu yahise asibira kabiri kandi amakuru yarayafite. Dutandukanye kwegera Yesu no kumutuma. Aba bagore uwari mu mugongo na nyina nuko begereye Yesu akagira icyakora. Ariko abantu benshi muri iki gihe batuma kuri Yesu, aragusanga umuntu avuga ngo munsengere mumubitira abadayimoni, ibintu byacitse. Iyo systeme yo gusenga igomba guhinduka, igomba guhinduka. Nitumere nka ba Marita babaye abapfapfa, bagombaga guhaguruka musaza wabo akimara gushira mu mwuka bakabwira Yesu wokabyarawe. Yesu ntabwo yari kubahakanira, ariko ngo yasiriye kabiri. Noneho ngo azagira ryagaruke ahagera wabaye umunsi wa 4 umuntu yarapfuye. Ngo arabwira mukureho ibuye, mukureho icyo gitare umuntu azuke. Ibyiringiro byari byashize. Abantu nka ba Mariya na ba Marita bategera Yesu mu gihe cy'ibibazo, nkuko uriya mugore w'imyaka 12 wari uri mu mugongo yabikoze. Bageraho bagashidikanya imbaraga za Yesu, bakumva ko byarangiye, ubundi bagashyingura. Ariko ndashaka kubwira ngo nubwo washyinguye, nubwo Yesu wamutumyeho ntiyayitaza, ariko haracyari ibyiringiro. No ku munsi wa 4 araza, ariko uba waciye mu bubabare buteye ubwoba. Nukuvuga hari igihe duca mu ngorane n'amakuba twabigize mu ruhare. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iguha umugisha kuko hari igihe nanjye njya nkurikira cyangwa nkareba isi tugezemo, ni isi turi gutumaho Yesu. Haleluya. Nisi dukeneye ko abanyamasengesho abashumba, nisi dukeneye ko umushumba ari kugererayo, nisi dukeneye ko umuhanuzi akugererayo. Watangiye kumva ko isengesho ryawe nta mumaro rifite, ariko wowe udukurikiye ndakubwira kugira ngo ubashe kugira ihishurirwa ryo kwegera Yesu. Numwegera ibyo washyinguye uri kubara ko byanutse, ibyo bintu uri kuvuga ngo ntago utabarwa Marita yisabwira Yesu ngo erega ngo uyu munsi wa 4 ubu yarabuze. Hari abantu barimo kuvuga ngo umunsi wa 4 umunsi wa 4 mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niwe kuzuka n'ubugingo
ubugingo ngo n'umwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Gupfa rero ntacyo bimubwiye. Gupfa urupfu ubundi nicyo kintu gihangayitse abantu, ariko Yesu arimo aratwereka niwe kuzuka n'ubugingo. Barangije bakuraho igitare nubwo wari wabaye umunsi wa kane, ariko umunsi wa kane bawugezeho kubera ko barangaye. Yesu asibira kabiri kandi afite amakuru. Rero Yesu ajya asibira afite amakuru, ariko iyo ugiye ukamwigereraho uzarebe n'umuntu uri muri biro ukamutelefona ashobora gutinda kuguha icyo wasabye, ariko uwateye intambwe akamwegera bakavugana maso ku maso. Burya umuntu wahakanira yakurebye maso ku maso biragoye cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Marita rero na Mariya ikosa bakoze niryo gutuma kuri Yesu. Uzi ikintu cyababayeho se? Bamenyereye Imana, bamenyereye Yesu. Wowe udukurikiye umunsi, abantu bo muri iki kinyejana tugezemo, abantu bamenyereye Imana, kandi ni Imana itamenyerewe. Ni nacyo kintu cyatumye buriya Yesu yitinzamo, yagira ngo nyine abereke ko nta mwanya bafiteho. Kubera iki ko bamenyereye? Ni Imana y'icyubahiro itagimenyera. Imana ikeneye guhirimbana kwacu. Iyo Mariya na Marita bagenda bakamujya bakavuga bati rega Yesu tugende ntabwo tumusiga, musaza wacu yapfuye kandi yari inshuti yawe urabizi. Yesu yari buve mu byarimo agakurikira abantu kuko baza kumufata tugeze mu gihe cyo gufata kuri Yesu tukamukomeza. Wewe wari waramurekuye, turakubwira ngo abamukeneye ni benshi. Haleluya. Imfubyi ziramukeneye, ibimuga biramukeneye, abapfakazi baramukeneye, abakeneye abagabo, abakeneye kurya, abakeneye agakiza. Urumva nawe umurongo ni munini. Rero uwatanze yundi niwe rero ahera. Wowe ukajya muri aho ngo uratuma ibiki. Duhaguruke tuve mu masengesho y'intege nke, twigerereyo tumubwire. Mukozi w'Imana, uzi ikintu kiba kirimo hano hantu. Imana Bibiliya iratubwira ngo ni Imana ishakwa ikabonwa. Haleluya, haleluya. Imana ishakwa ikabonwa, nuhaguruka ugashaka Imana uzayibona, kandi nuyibona ibyo byose washyinguye umva byanoze bizahinduka bizima, bizajya mu murongo ukwiye kuko washatse Imana ukayibona. Haleluya. Tureka akamenyero ku Mana. Ni Imana itamenyerwa, tuyikorere, tuyegere, tuyishake kugira ngo izizure bya bintu byacu twabitse. Hari diplome zabitswe mu tubati, hari amadiguri tutakinatekereza. Abantu bamwe basigaye bifata nk'abantu batanigeze bagera no mu ishuri kubera igihanda ko kibaye kigiye ukwishaka. Haleluya. Imana rero amahitamo na yawe. Kristo yumwegereye aguha byose. Erega ni umutunzi. Gusa aba bantu baziza akamenyero Mariya na Marita, mu izina rya Yesu tugiye gusenga kugira ngo Imana idukureho akamenyero. Imana ishimwe idukura akamenyero. Idukureho akamenyero. Imana ikunda icyubahiro cyane. Kuko yo wamenyereye Kristo, ikintu cyagasubijwe mu isaha imwe gishobora gusubizwa imyaka 40. Amen. The same story byabaye ku Bisiraheli, basubizwa mu myaka 40 years. Kubera kumenyera Imana, nimuyegere Imana. Niba hari ikintu kibabaza nuko utayegera ukayimenyera, ugakora iby'amaso yawe ashaka, iby'umutima wawe ushaka, ariko irashaka tuyegere n'imitima imaramaje. Kadusenge rero ubuntu bw'Imana burusheho kutwigaragariza. Kristo uruwo kubahwa, ugira neza kandi ibihe byose. Ijambo ryawe Mwami Imana nk'uko ritwereka ko nta muntu wakwegereye ngo akozwe n'isoni. Mariya yarakwegereye ubakuraho ikimwaro cyo guseba mu bukwe. Niko nsenze ngo abantu bose ubaha imbaraga zikwegera kugira ngo bakurweho ikimwaro. Ikimwaro icyo ari cyo cyose, ikimwaro cyo kuba mu nzu ziva, ikimwaro cyo kutagira aho bataha, ikimwaro cyo kutagira imyambaro. Kuraho ikimwaro cy'ibyaha, ibimwaro byose reka bikurweho. Turasenga ngo ukureho abantu ikimwaro cy'uburwayi. Turabona uyu mugore umaze imyaka 12
ari imugongo yagukozeho gusa arakira reka ukize abantu turatura abantu gukira kansa turatura abantu gukira sida turatura abantu gukira imigongo turatura abantu kuba bazima kuko Kristo tuzagukorera turi bazima nagukorera mu mibiri urwaye ukorera mu mibiri mizima udukure hakamenyero ko kumenyera icyuri ba Mariya na Marita bamenyereye icyuri mana bituma musaza wabo batumaho ko yapfuye usibira kabiri kuko batakwegereye turavuma umwuka w'akamenyero umwuka wo kumenyera Kristo turawuvuma nudukureho kumenyera icyuri kuba twarakubonye turwaye nibivuze ko tuzakomeza tukurebere muri ayo mavuta ukora ibirenze uburwayi ukora ibirenze ibyo kandi turagushimira Kristo kuko ni wowe kuzuka n'ubugingo utanga ubuzima ibyapfuye byose urarizura turagushimiye nubwo watinze muri urwo rugo ariko habayeho gukira urakoze kuduhaye gukira shalom.